Uraho neza ndagusuhuje, ni kuri Merance TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kureba ese iyo ubabaye, ese iyo ushavuye, iyo ufite agahinda ujya uganyira nde? Reka nkwibutse ko uwo kuganyira ni Yesu, niwe wenyine ushobora kuguhumuriza, niwe ushobora kuguha amahoro ya yandi ab'isi badatanga, kandi niwe ushobora kubabarana nawe kuruta uko undi wese yakwitaho. Reka nkubwire ngo mbese ni iki kijya kiguha gukiranuka uretse kuba hafi ya Yesu, uretse kuba imbere ye, uretse gushaka amahoro Yesu atanga. Rero Yesu kuba imbere ye ni byiza, kuba imbere ye ni iby'agaciro. Umuntu wese uri imbere ya Yesu agira amahoro, umuntu wese uri imbere ye agubwa neza. Rero Yesu ahumuriza umusabye, wa wundi wese umusanze agaca bugufi, Yesu abasha kumuhumuriza. Rero reka dukiranuke twegere Yesu, kandi tube imbere ye, kuko niwe uzatugirira neza. Yesu rero akunda abamusanga, kandi ni umunyembabazi, akunda abaha imbabazi iyo bazimusabye. Nawe uyu munsi rero reka nkubwire ngo egera Yesu, egera umwami w'abami, egera umwami w'amahoro, ube iruhande rwe, ube imbere ye, azakugirira neza. Nawe umuganyire, umubwire ibyawe n'ibikugoye byose, Yesu arabishoboye kandi azakugirira neza. Rero tegereza umugisha wa Yesu mu gihe uri imbere ye, mu gihe wemeye kugumana nawe kandi ukaba imbere ye, tegereza umugisha we kuko arawutanga, azaguha umugisha rwose, kandi umugisha atanga ni umugisha w'umumaro ku bantu bose. Rero emera ko Yesu ari umwana w'Imana, wemere ko Yesu akiza, wemere uce bugufi, wemere wakire izina ryiza rya Yesu, uzagirirwa neza kandi umugisha we uzakugeraho. Emera rero Yesu aze mu buzima bwawe kandi akuganze, ahore muri wowe, byose bizagenda neza na bya bindi ubona bidashoboka. Reka turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya 5 n'umurongo wa 8. Haranditse ngo Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Rero natwe reka twemere ko turi abanyabyaha, twemere ko dukeneye kugirirwa neza na Yesu, twemere ko dukeneye imbaraga yaduha kugira ngo abashe kwinjira muri twebwe. Rero nagira ngo mbibutse mbabwire ko kuganyira nta wundi ari Yesu, kuko ari ubabarana natwe kandi kuko adukunda, atwitayeho. Rero nta kindi cyaguha gukiranuka uretse kuba imbere ya Yesu. Uhereye uyu munsi fata umwanzuro, ube imbere ya Yesu kandi umuganyire, umwikoreze ibikugoye byose. Nawe arahari kugira ngo akumve, kugira ngo akugirire neza, aruhure umutima wawe kugira ngo nawe ubeho uri mu biganza bye, uri mu maboko ye. Niho umutima wawe uzatuza kandi byose bikagenda neza ku buzima bwawe. Reka ngushimire rero nkubwire ngo narifashe uyu mwanya kugira ngo tubane, kandi nkubwira ngo hano imbere hari ibindi byiza cyane nguhishiye. Ibyo byose ni ibizagenda biguhembura kandi bikagusubizamo imbaraga mu gihe gisa nk'iki. Wakoze cyane rero, ndagushimiye. Dusubire mu kindi kiganiro.